Niba ushaka kuba umuntu ukomeye mu buzima jya uba nka Kagoma, ntuzigere na rimwe ushaka kuba nk'igikona. Impamvu ni iyi ngiyi: igikona kivuga cyane ariko ntigishobora kuguruka ngo kigere kure cyane, ariko Kagoma nta magambo menshi igira, ntivuga cyane ariko iraguruka kure cyane mu kirere aho ibikona bidashobora kugera. Kagoma ishobora kuguruka ikagera kure cyane ku gicu, ariko igikona wapi, ibyo ntikibikozwa. Njye nahitamo kuba nka Kagoma aho kuba nk'igikona, kubera ko igikona umurimo wacyo ni ukuvuga, gusakuza, ariko Kagoma umurimo wayo ni ukuguruka no guhiga, ikanareba kure cyane aho ibikona bidashobora kureba. Uyu munsi wa none rero ngiye kukubwira amasomo 7 umuntu akwiye kwigira kuri Kagoma. Kagoma ni umwarimu mwiza kuri aya masomo ngiye kukubwira. Tugende ku miterere ndetse no ku myitwarire ya Kagoma, umuntu agomba kwigira kuri Kagoma ibintu 7 ngiye kukubwira, cyangwa se aya masomo 7 ngiye kukubwira. Niba ariko bwa mbere wagira hano, dusuhuze, uhita unakora subscribe, peace aho hasi muri comment, hanyuma unakande kuri buto ya subscribe. Gukora subscribe nakubwira nti urakaza neza mu muryango mugari wa Vixvox, urakaza neza mu isi yo gutsinda. Isomo rya mbere: Kagoma iguruka yonyine. Kagoma iguruka yonyine kandi ikagera hejuru cyane kurusha izindi nyoni zose. Nta na rimwe uzigira ubona Kagoma irimo kugurukana n'utu tunyoni dutoya, urugero nk'inyamanza ndetse n'utundi tunyoni dusanzwe tuzi. Nta na rimwe uzigira ubibona birimo kugurukana. Sinzi niba urimo kumva icyo kintu. Kagoma iguruka yonyine akenshi, ariko rimwe na rimwe uzayibona irimo kugurukana n'izindi Kagoma bihuje ubwoko. Isomo ahangaha: irinde abantu bato, irinde ba bantu batoya bari munsi yawe, ahubwo ujyane nabo mungana cyangwa se abo uruta. Irindi somo rya kabiri ririmo ahangaha: Kagoma iguruka yonyine. Niyo mpamvu nawe rimwe na rimwe ukeneye kuba wenyine kugira ngo umenye wowe wanyawe, umenye uwo uriwe. Isomo rya kabiri: Kagoma ifite gutuza ndetse no kureba kure cyane. Kagoma ifite ubushobozi bwo kureba ikabona inyamaswa iri hejuru kure cyane, mu birometero 6 kure cyane, uyiturutseho ikabona inyamaswa iri hasi. Irabanza igatuza, hanyuma imaze kubona focus cyangwa se icyerekezo, imaze kureba byose uburyo birimo kugenda kandi n'uburyo birimo bugende, iramanuka bucumu igatora cya kintu. Nta kintu na kimwe gishobora kuyitambika cyangwa se ngo kihagarike kugera ku ntego yayo. Isomo twakwigira ahangaha ni iri ngiri: tekereza intego yawe neza, uyisesengure, shyiraho icyerekezo ukwiye kugeraho, kandi nubwo kugera kuri icyo cyerekezo biba bigoranye, akenshi ntugahagarare cyangwa se ngo uhagarike ibyo urimo utaragera ku cyerekezo cyawe. Isomo rya gatatu: Kagoma ntijya irya ibintu byapfuye cyangwa se ibintu byifishije, ahubwo yirengagiza ibyo byahashize yo igahiga ibiriho none. Isomo ririmo ahangaha ni iri ngiri nanone ku bantu: ntujye ureba ahasize, ahubwo wowe reba aho uri uyu munsi ndetse n'ejo hazaza. Isomo rya kane: Kagoma ikunda imvura ndetse n'umuyaga mwinshi, mu gihe izindi nyamaswa zose zibitinya n'imvura igiye kugwa zirahunga zikiruka zikajya kure cyane, ndetse zigahunga imvura zikajya kugama mu byari ndetse n'ahandi hantu hose hashobora kugama imvura. Mu gihe izindi nyamaswa zitinya cyane imvura iguye, yo ahubwo irishima, kuko iyo imvura iguye wa muyaga uhuha uyifasha kuguruka igatumbagira cyane mu kirere kugera ku gicu. Isomo ririmo ahangaha: ntugatinye ibibazo cyangwa se imihindagurikire y'ubuzima irimo kuba, kuko byakubera amahirwe yo kugera hejuru cyane. Nk'uko Napoleon Hill yavuze agira ati: buri kibazo cyose kibaye kizana n'amahirwe yo gusubiza ikindi kibazo. Isomo rya gatanu: Kagoma yigisha umwana wayo kutamenyera ubuzima bwiza. Iyo amagi ya Kagoma amaze kuvuka, nyuma y'iminsi mike Kagoma iragenda igakura mu cyari bya byatsi byari byoroshye bitoya yakoreshaga mu gihe yarimo kurarira amagi. Ibyo byose bikuramo ikabimaramo, hakaza gusigaramo ibyatsi bikomeye kandi bihanda, kugira ngo itoze umwana wayo kuguruka, kuko hakomeje kubamo utwo twatsi tworoshye ntabwo umwana wayo yazigera agira ubushake bwo kuguruka. Rero nawe ntukajye mu buzima bwo kwiyoroshya cyane, bwa buzima buba bworoshye bya hatari, kuko uburyohe bw'ubwo buzima buragutwara bukazatuma udatera imbere, kuko umugisha nyawo uva mu guhangana n'ibigoranye. Isomo rya gatandatu: Kagoma yipimira ubushobozi bw'umugabo mbere yo kumwizera.
Kagoma y'ingore mbere yo kwizera kagoma y'ingabo kugira ngo bibane nk'umugore n'umugabo ibanza kuyitestinga. Kagoma y'ingore ifata igiti kinini cyane ikakizamura mu kirere cyane, icyo giti ikagikirekura kikagwa hasi. Hanyuma iyo kagoma y'ingabo itabashije kugihiga ngo igisame kitaragwa hasi ikizamure yongere gisubize hejuru, icyo gihe nta mivugano ibaho. Iyo kagoma y'ingore ihita ibona ko bidashoboka nyine, uwo nta mugabo uyirimo. Ariko iyo ibashe kubikora neza nyine ikajya izamura icyo giti hejuru, uko gitaye hasi ikagihiga ikamanuka nayo ikagifata ikongera ikakizamura, icyo gihe ihita ibona ko iyo kagoma ishoboye cyane. Hanyuma hagakurikira izindi process zindi zikurikira hagati yazo uko ari ebyiri. Isomo ahangaha rihari ni iringiri: ntukagendere ku marangamutima cyane ngo wibagirwe iby'ubwenge, kuko abantu ba nyabo bagira umurava mu bikorwa bakora atari mu magambo gusa, ndetse kandi bakanabigaragaza. Kagoma ni inyoni ariko iduhereza amasomo meza cyane kuruta uko abantu babitekereza. Wowe nanjye tugomba kuba nka kagoma guhera uyu munsi.